ngewe ubwanjye hano muri CHIB turabaganga babiri bari muri training iyo gahunda yo kubaga udafunguye. Ni training nkeka tumaze mu mwaka turi mu training. Twari dutuye tubikora ariko noneho iyo ubonye abamaze imyaka irenze 4-10 babikora hari experience baba bafite. Hari icyo ubigiraho. Byonyine no kubitegereza ukabona approche sinzi ko ndi bite mu Kinyarwanda, attitude, imyitwarire agira imbere ya situation niyi. Ni ikintu udashobora kwiga mu ishuri. Ushobora gusoma mu bitabo ugasoma ibintu byose ukabibona, ariko imyitwarire n'uburyo akemura ikibazo hoye nacyo ari mu kubaga nibyo tubigiraho kuko babifitemo uburambe bamazemo igihe. Twe ibikoresho birahari ariko ni bike, byari bikeya ku buryo twashaka gukorera umuntu umwe ku munsi. Kamvuye ku munsi kubera ko iyo ibyo bikoresho bari n'iby'umuntu umwe. Mu minsi 5 maranye mumaze kubaga abantu bangahe? Nkiri kuri icyo cyambere twagize amahirwe baje uko twabanje kuvugana mbere, kubera ko twagomba gushyira kuri gahunda abantu benshi, twababwiye challenges, imbogamizi dufite. Hari ibikoresho by'ibindi bazanye ku buryo dushobora gukorera abantu 4-5 ku munsi. Nitwa Dr. Evariste Sigira nyirazo, umuganga ushinzwe gukurikirana abadamu batwite n'indwara z'abadamu muri rusange. Umuginecologue obstetricien. Twari dutuye tubaga abadamu ariko tukabaga ku buryo dufungura mu nda, open surgery. Ubu ngubu turimo kubaga tudafunguye, izo bita laparoscopy. Ntabwo dufungura, twoherezamo kamera mu nda tukabaga ibyo tugomba kubaga byose. Ntabwo ubona twafunguye umuntu waje kubagwa nkuko byari bituye bikorwa. None iyo gahunda yo kubaga umuntu mukoreye tudafunguye, ntabwo iyo gahunda yari isanzwe mu Rwanda nk'iki kuri abo bantu b'Abongereza. Ngewe ubwanjye hano muri CHIB turabaganga babiri bari muri training iyo gahunda yo kubaga udafunguye. Ni training nkeka tumaze mu mwaka turi mu training. Twari dutuye tubikora ariko noneho iyo ubonye abamaze imyaka irenze 4-10 babikora hari experience baba bafite. Hari icyo ubigiraho. Byonyine no kubitegereza ukabona approche sinzi ko ndi bite mu Kinyarwanda, attitude, imyitwarire agira imbere ya situation niyi. Ni ikintu udashobora kwiga mu ishuri. Ushobora gusoma mu bitabo ugasoma ibintu byose ukabibona, ariko imyitwarire n'uburyo akemura ikibazo hoye nacyo ari mu kubaga nibyo tubigiraho kuko babifitemo uburambe bamazemo igihe. Mugenzi wawe tugiye ku bikoresho bitari bihari ku za ndwara ibikoresho birahari, bimeze gute? Twe ibikoresho birahari ariko ni bike, byari bikeya ku buryo twashaka gukorera umuntu umwe ku munsi. Kamvuye ku munsi kubera ko iyo ibyo bikoresho bari n'iby'umuntu umwe. Mu minsi 5 maranye mumaze kubaga abantu bangahe? Nkiri kuri icyo cyambere twagize amahirwe baje uko twabanje kuvugana mbere, kubera ko twagomba gushyira kuri gahunda abantu benshi, twababwiye challenges, imbogamizi dufite. Hari ibikoresho by'ibindi bazanye ku buryo dushobora gukorera abantu 4-5 ku munsi. Ubu kuri laparoscopy nk'umuntu tubaze none ejo arataha, ntabwo amara ya minsi 3-5 ari mu bitaro bapfukura. Nta giseba bafite. Turamubaga ejo agataha. Ibyo bigabanya, bituma dukorera abantu benshi, bituma tubona imyanya mu bitaro yo kwakira abandi bantu bo gukorera, bigatuma kandi n'abantu twakoreye babona ko ubuvuzi bahawe budasanzwe, kubera ko ntabwo bisangaho ya nkuvu, ndetse usanga kenshi zaranababyimbiraga bakajya kuzivuza ahandi. Itsinda ryacu twari dufitemo umuganga umwe ariwe mugiye kuvugana, Dr. Kofi. Hakaba batuzanye n'umubyaza, ni umuntu umufasha, assistant. Natwe basanga twari dufite abaganga babiri bakoraga ku kazi ko kubaga badafunguye.
twe dufite natwe n'undi mubyaza umwe dukorana muri ako kazi. Narimo none nibaza ngo bagiye kugenda gahunda yarangiye muri ziki abarwayi bagiye kujya babaga. Amahirwe ya mbere dabo nabwiye ko twize kwiga hari ibyo twabonye, nababwiye nti hari ibyo gusoma turabisoma, ariko hari attitude twabigiyeho na approach, uburyo bakira kese n'uburyo bakemura ikibazo bahuye nacyo. Ibyo turabisigana ni ibintu ubona gusuka ukanabyigana, ariko n'ikiyongereye ko ibyo ngibyo hari ibikoresho batuzaniye. Ubu dufite ibikoresho dushobora gukorera abantu barenze 4-5 ku munsi, mu gihe bitakundaga mu minsi ishize. Ubwo twari dufite ubushobozi bwo kuba twabaga abo bantu, ariko nta bikoresho bihari. Ikindi, ibyo bikoresho birahenda ku buryo hari, reka yenda mpere kuri korone, icyo bita korone ni muraza kukibona, ni icyuma gihagaze gishobora kugera hejuru ya miliyoni 70. Icyo kandi kikaba ari kimwe, hakaba noneho utwuma duto y'abakoresha, akuma kamwe gashobora kujyana ko hejuru y'500 umurwayi adashobora gupfa kubona. Ariko iyo badusigiye gutya bitubasha gufasha abo bantu. Kandi nkeka ko burya igihugu gishobora kuba gifite ubushobozi, ariko ntihaboneke abasaba ibyo bintu ngo bikorwe. Nkeka ko ubu ngubu iyo turimo gukorana gutya, natwe tumaze kumva twifitiye icyizere, tubereka nyine ko duhari, dukeneye ko baduha ibyo bushobozi tugafasha abantu. Abadamu benshi twakoreye barafite ikibazo cy'imiyoborantanga ifunze. Nimvuga imiyoborantanga, bafite ikibazo cyo kudasama, imiyoborantanga yabo ifunze, ariko hafi 95% imiyoborantanga twarayifunguye, kuko tuva mu iseta tumaze kubona ko imiyoborantanga yafungutse kandi ikora neza cyane.